ari Grace Ntambara rero akubwira ngo Yesu arabishoboye. Mwemerere. Grace Ntambara akubwira ngo Yesu arabishoboye. Mwemerere. Uri kumwe na Havugimana Moise mu Rurembo Rwera studio, mu studio z'Ururembo Rwera TV7. Dushima Imana kuko yakurinze nanjye kandi na twese twaba turi amahoro. Bimeze bite? Reka kandi twibyinire dushima Imana. Indirimo inyibukije ukuntu twajyaga duhimbaza Imana mu rusengero, ibyuya bikabira rwose ugasanga turimo turakamura amashati twambaye. Grace Ntambara nakubwira ngo Yesu arabishoboye. Mwemerere. Kandi dufite umushumba mwiza watwemeraga tukidagadura rwose, buri wese agahimbaza Imana uko abishatse. Iyi ndirimbo rero nyibutsije ibyo bihe twagize byiza byo guhimbaza Imana, bikaba ari byo byatumye tugera ku byo dufite uyu munsi, ndetse turanakora mu mwuka. Kandi dufite umushumba mwiza twemerera kwisanzura wese agahimbaza Imana. Apotre Joseph Imana imuha umugisha aho ari, wo bakunze kwita Yongwe. Ni umushumba mwiza cyane. Hanyuma nkwibutse ko ushobora no kudukurikira ku yindi channel cyangwa se ku yindi televiziyo yitwa Hungira Horebu. Ni channel YouTube televiziyo yitwa Hungira Horebu, Hungira Horebu TV. Ushobora kudukurikiraho naho ugakurikira isingisho zacu ndetse n'ibindi biganiro by'abakozi Imana batandukanye kuri iyo channel wadukurikiraho. Imana ikumera umugisha. Mese bite? Ushobora no kudikurikira ku yindi channel yitwa Amarembo TV, niyo mushuti wanjye yitwa Manuel. Ushobora kudukurikira kuri iyo channel yitwa Amarembo TV, ukadukurikira ibiganiro byiza by'ijambo ry'Imana, impuguro zitandukanye kugira ngo ubashe kumenya ukuri kubyerekeye Imana n'ibindi biganiro bitandukanye bihugura birimo ingisho. Bimeze bite? Ahuri nizere ko ushima Imana utanamwe n'ibihe ahubwo byagukomeje. Kini gihe cyo kwambara imbaraga tugakomera, tukazamuka mu mwuka, tukambara imbaraga dusoma ijambo ry'Imana, tukambara imbaraga twiyiriza ubusa twibuka aho Imana yadukuye. Nubwo Imana igomeze n'ubundi ikomeje kuturinda mu bihe bitoroshye byo kwirinda coronavirus, dukomeje kubona Imana ibana natwe ikaturinda n'imiryango yacu. Hanyuma muri kano kanya turi muri studio z'Ururembo Rwera TV7, ni abantu mwese mudukurikiye turabashimiye. Muri kumwe na Havugimana Moise inshuti yanko bisanzwe. Ndabashimiye abantu mwankurikiye mu kiganiro kuri kubyerekeye Imana. Nabonye amakomenti, nabonye Mana mwarakoze cyane, gusa ndabashimiye, muri abana beza kandi n'ubundi turacyakomeje. Nabonye abantu bambwira ngo twamenye byinshi tutari tuzi, basabira umugisha. Hanyuma nawe rushaho kudukurikira kuri Ururembo Rwera TV7. Hanyuma mumenyere kudukurikira ari Ururembo Rwera TV gusa, twongeyeho 7 kubera ko channel cyangwa se TV Ururembo Rwera TV zimaze kuba channel nyinshi, biragoranye kumenya kujya mumenya iyacu cyangwa se kujya musobanukirwa ibiganiro by'Ururembo Rwera TV. Niyo mpamvu twongeyeho 7. Hanyuma ubu isigaye ari Ururembo Rwera TV7. Ururembo Rwera TV7. Nibutse abantu batarakanda subscribe, gukanda subscribe. Ntabwo bene data mbabwire kukubwira ngo ukande subscribe, hari abantu bahita bavuga ngo no kugira ngo barusheho kuzamuka. Ntago twafunguye channel ari y'ubucuruzi, oya, twayifunguye ariyo kugira ngo abantu bajye bayikukiraho ijambo ry'Imana, barusheho gukura mu buryo bw'umwuka, barusheho kuzamuka mu mbaraga z'Imana. Rero impamvu mbwira ngo ukande subscribe, mbangira ngo kubona ibiganiro byacu bye bikorohera, kubera yuko iyo wakande subscribe, iyo dukizeho ikiganiro cyangwa se iyo dukoze ikiganiro ako kanya tukibona iyo uri online. Ariko iyo utakanze subscribe bisaba tubanze tukikohereze kuri WhatsApp, binyura ahantu henshi cyane, cyangwa se ujye gusacinga. Ariko iyo wamaze gukanda subscribe urushaho kubona ibiganiro byacu mu buryo bikoroheye, nicyo bigufasha. Nandishimwe. Hanyuma impamubwira ngo ukande like nayo yikanze ungaragarije yuko nkunda cyangwa se yuko ukunda ibyo biganiro. Hanyuma impamubwira ngo ukore share
koherereza iki kiganiro mugenzi wawe bizamufasha nawe kumva yangisho wumvise kugira ngo afashwe nayo, kandi nawe uzaba ukoze ivugabutumwa ufatanyije nanjye. Ese ibyo bintu urumva bitarimo umugisha? Hanyuma turasoma ijambo ry'Imana tutatinze. Rero nakwibutsaga yuko ushobora no kudukurikira ku yindi televiziyo yitwa Hungira Horeb TV, ushobora kuyisacinga kuri YouTube ibaho, hanyuma ugakurikira ibindi biganiro bitandukanye bigenda binyuraho by'ijambo ry'Imana. Ushobora no kudukurikira ku yindi televiziyo yitwa Amarembo TV, nayo ni channel YouTube, ushobora kujya ukurikira ibiganiro byayo, hanyuma mbibutse ukanda subscribe kugira ngo mujye mubona inyigisho zacu mu buryo uboroheye cyane. Hanyuma izi nyigisho zose mukamuzigezwaho ku bufatanye na Ministeri y'Ivugabutumwa yitwa Ururembo Rwera, Ururembo Rwera Ministry. Hanyuma ikaba ari Ministeri y'Ivugabutumwa niyo idufasha kugira ngo tubashe kugezwaho ibi biganiro mu buryo butandukanye, ya buryo bw'amashusho, uburyo bwa audio, mu buryo butandukanye. Dushimiye abantu bose badushyigikira, Imana ibampera umugisha aho bari hose. Hanyuma ikaba ari Ministeri y'Ivugabutumwa dukora nk'abamisiyoneri, ikaba ari Ministeri nawe ushobora kuba umunyamuryango wayo. Ntabwo bisaba ngo uba mu idini runaka, icyo bigusaba gusa ni ukuba ukijijwe, ukunda Imana n'umwana Yesu Kristo, wemera Umwuka Wera, ukabatizwa mu mazi menshi, hanyuma ukemera kubana natwe muri iyo Ministeri y'Ivugabutumwa, tukogeza ingoma y'ijuru n'umwami wa Yesu Kristo. Bimeze bite? Ushobora kutubera umunyamuryango ukajya ufatanya natwe. Nababwiye uburyo kidukora, tubwiriza ubutumwa bwiza mu magereza, mu mavuriro atandukanye, ahantu hose bishobotse. N'umuntu ukeneye kubwirizwa ubutumwa bwiza by'umwihariko turamubwiriza, kandi tuzi neza ko Imana yaduhaye iyo mpano. Hamwe n'abakozi Imana batandukanye, abahanuzi, ababwiriza ubutumwa, tubona ibitangaza by'Imana biba, abantu bashima Imana, kandi abantu barushaho gukizwa, mubare ukiyongera. Dufasha n'abantu batishoboye. Umuntu ashobora kuba afite umuryango ukaba bigoye kurihira mituweli, natwe dukoresha ubushobozi dufite hamwe n'abaterankunga batandukanye, hanyuma tukaba twafasha uwo muntu tukamwishyura mituweli n'ibindi bintu bitandukanye. Kwigisha abantu kugira umutima w'urukundo, gusengera abarwayi ni inshingano twiyemeje, kandi Imana iduhera umugisha cyane. Uko bukeye nuko bwije, nawe ushobora kutubera umunyamuryango ukifatanya natwe. Ukeneye gukora ibintu byiza nk'ibyo ngibyo, bikazakubera imirimo myiza izibukwa imbere y'Imana, nawe ukibukwa. Mwemerere Yesu arakuruhura. Hano hari abahungu n'abakobwa rwose babyinira Imana. Reka neye kugomeza kumara umwanya. Ushobora kuba ndimo ndirebera abantu babyina ariko we nturi kubabona. Turashima Imana yuko yaduhaye Umwuka Wera kugira ngo ajye atuyobora. Hari abantu bose bahimba indirimbo kumva ko zirimo Umwuka Wera. Imana imuhe umugisha Grace Ntambara kubwo kuririmba atubwira ngo mwemerere Yesu arabishoboye. Dusome ijambo ry'Imana mu Waroma igice cya 5 umurongo wa 3. Dusome mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Abaroma ni igice cya 5 umurongo wa 3. Aranditse ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kwihangana ugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha ugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro nibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kwihangana ugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha ugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro nibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu. Itangiriro turasoma ni Itangiriro igice cya 3 umurongo wa mbere wonyine. Itangiriro igice cya 3 n'umurongo wa mbere haranditse ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Izibaza uwo mugore iti, nukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Mwakire ijambo ry'Imana. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, nukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
bikomeye mu buzima bwawe, mwemerere Yesu arabishoboye. Urashaka uwakurengera, urashaka uwaguhoza amarira, ariko byaranze, wagiye no mapfumu byaranze, mwemerere Yesu. Okay, bimeze bite? Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ariko si ibyo mwine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Biragoye kwishima wapfushije, biragoye kwishima waburaye, biragoye kwishima ufite inyota, biragoye kwishima umugabo yagukubise, biragoye kwishima wahombye ucuriza, biragoye kwishima bakwirukanye ku kazi, biragoye kwishima bega nta hepfo na ruguru, biragoye kwishima nyirinza ko komangira buri munsi wabuze yo kwishyura. Ariko umva inkuru nziza, si ibyo mwine, aho la bifomanga ya Sarigidi twishimira hano mu makuba yacu, kubera yuko tuzi yuko amakuba atera kwihanganira ibitugerageza. Iyo wishimiye mu bikugerageza, iyo wishimiye mu makuba yawe, bigutera kunesha ibyo bitugerageza. Iyo wishimiye mu makuba yawe, bigutera kunesha icyo kigeragezo urimo. Hanyuma iyo uhorana agahinda mu mutima wawe, ugahora ubabaye uhangayitse, bituma ari ntacyo wageraho. Ku bantu twabanye mu kiganiro cyitwa ukuri ku byerekeye Imana mu gice cya nyuma, hari icyigisho twizemo, harimo ingingo ivuga ngo umuntu uhorana agahinda mu mutima we n'amaganya ameze nk'inka ifungiranye mu kiraro, ntacyo yabasha kugeraho. ngo ariko umuntu uhorana ibyishimo mu mutima we, ngo ameze nk'inyoni ihaga itazi uwayigaburiye. Umuntu uzi ukuri rero, iyo uhorana agahinda, iyo uhorana amaganya, iyo uhora wihebye, bituma ari nta kintu wageraho. Ariko iyo uhorana ibyiringiro, uvuga ngo nubwo ntafite ikintu uyu munsi, ejo nzaba ngifite. Jambo ry'Imana rikomeye ritubwira ngo ikirira tubwira ngo ariko si ibyo nyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kugira ngo uzagire ikintu ugeraho ni wowe uzabigiramo uruhare, no kugira ngo uzahere hasi ni wowe uzabigiramo uruhare. Kubigiramo uruhare rero ni ukuhe? Guhera hasi uzabigiramo uruhare, kubera yuko uhora wihebye, kubera yuko uhora wigunze, kubera yuko utajya utekereje ejo hazaza. Niba warahombye, reba yuko wakongera kunguka. Niba akazi kararangiye, gomba kwishimira ko karangiye, ariko ukanishimira yuko hari akandi kagiye kuza. Niba uri mu bibazo mu geragezo mu ntambara zidashira, ugomba kumenya kuri mu ntambara, ukishimira muri izo ntambara. Ibyo byishimo ufite muri izo ntambara bizagufasha kunesha izo ntambara, kwa kunesha kugutere ibyo byiringiro. Iyo wihanganiye ibikugerageza, kwa kwihangana kuzana kunesha. Bega iyo reka mabwire ikibi cyo kutihangana. Iyo utihanganiye ibikugerageza, uri umukobwa, ujya gutanga umubiri wawe kugira ngo ubone uburyo ubaho. Ariko iyo wihanganye, bizari kugerageza ukabyishimiramo, kavuga ati nubwo ngeragezwa, nubwo ndi umukene, ukihangana, bishanga bikunda buracya ukabona amahirwe ya kabiri. Iyo wishimye mu kigeragezo, bufite amahirwe yo kukimaramo igihe gitoya. Ariko iyo uhora ubabaye, uba ufite n'umwaka wo kuguma mu kigeragezo ugituma uhora ubabaye. Aravuga ngo si ibyo byonyine, ni Pawulo yandikiraga itorero, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba dutera kwihangana. Uko kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Niba wibwira kuzanesha ibikugerageza, uribeshya cyane, udafite kwihangana mu mutima wawe. Ugomba kwihangana, kwa kwihangana niko gutera kunesha ibikugerageza. Hanyuma kwihangana ntabwo bivuze guterana amagambo no kugerageza, ntabwo bivuze kwiganyira, ntabwo bivuze kwiheba, ntabwo bivuze gutuka Imana ngo yaratinze. Kwihangana bivuze kwishima, kavuga uti nubwo bingerageza ariko mu ijuru hari Imana.
bene ibyo bigutera kunesha, ibyo bikugerageza. Hanyuma kwa kunesha, ijambo ry'Imana yavuze ngo bizana ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro rero bivuye mu kwihangana no kunesha, biravuze ngo ntago bikoza isoni. Bene ibyo byiringiro bivuye mu kwihangana no kunesha bikugerageza, ntago bizakoza isoni. Ariko nugomeza kwiganyira, nugomeza kwiheba, akazi karangiye ukiheba, mbega buri kimwe cyaki byagucanze ukiheba, bizatuma utabasha kugira ikintu ugeraho. Iyo uhora n'agahinda, ureba ibyo wahombye, ureba ibyahise, ubuzima bwiza wabayemo uyu munsi ukaba utakiburimo, bituma udatekereza ejo hazaza, ugahora hasi. Nyamara wakora ugatera imbere, nyamara wacuruza bikaza, nyamara wasenga bikagaruka, nyamara wakongera ugahanura, nyamara wakongera ukabwiriza, nyamara wakongera ukazamuka, nyamara wakongera ugakomera, ukambara izindi mbaraga zinarenze za mbere. Ariko nuhera ku bya mbere byamaze gushira utakibona kandi bitazanagaruka, uzahera muri ibyo ngibyo. Ariko mugire ibyiringiro, uzabasha kunesha ibikugerageza, maze ibyo byiringiro bya ntibizakorwa n'isoni. Imana ikumpera umugisha. Imeze bite aho uri? Ese warihebye? Akira ibyiringiro. Hanyuma iri ni ijambo ry'Imana dusomye, naho ritaniye n'iryo ngiryo, kuko ni ijambo rivuze ngo inzoka yarushaga uburiganya izindi nyamaswa zose Uwiteka Imana yaremye. Kubera iki somye iri jambo? Iyi nzoka hepfo hari ijambo rivuze ngo inzoka iragenda ivugisha umugore witwa Eva, imubaza ngo ese burya Imana hari ibiti yabujije kurya? Urumva yari ifite uburyarya. Umugore aravuga ati byanga bikunda hari imbuto Imana yatwemereye kurya, ariko hari igiti kimwe Imana yatubujije kuryaho kiri muri iyi ngobyi hagati. Hanyuma ku busanzwe nk'uko mubizi, ntabwo inzoka ivuga. Na kera ntabwo yigeze ivuga, ntabwo ivuga. Inzoka ni inyamaswa nk'izindi zose, ntabwo ivuga, ntabwo yari izi kuvuga ku buryo yavugana n'umuntu. Ariko kugira ngo inzoka ibashe kuvugisha Eva, hari uwayivugiragamo, hari umumarayika mubi wari warigometse ku Mana, niwe twita Satani, niwe wamanutse mu isi, araza ajya kuvugira mu nzoka kugira ngo abashe gushuka Eva, kugira ngo abashe kuriganya Eva we n'umugabo we Adamu. Imana ishimwe. Kubera iki uwo mumarayika atagenga avugire mu ihene? Kuki atagenga akoresha intama? Kuki atagenga akoresha inka? Impamvu yakoreshaje inzoka nuko no ku busanzwe inzoka yagiraga uburyarya, yagiraga uburiganya bwinshi cyane. Kandi Satani yaraje mu isi kuriganya abantu, yaraje kubariganya amahirwe, yaraje kubariganya ubuzima bwiza, yaraje kubariganya imibereho myiza, yaraje kubateranya n'Imana. Yahisemo gukoresha inzoka kuko no ku busanzwe igira uburyarya. Kubera iki Satani aragukoresha ukabeshya? Kubera iki Satani aragukoresha ugasambana? Kuki Satani aragukoresha ukambura abantu? Kuki Satani aragukoresha ukagira amagambo menshi? No ku busanzwe iyo nzoka yagiraga uburiganya. Kubera iki Satani yakoresheje inzoka ikabeshya Eva? No ku busanzwe yagiraga uburyarya n'uburiganya. Kubera iki Satani ahora gukoresha ugasenya abantu? Nuko no ku busanzwe ugira kamere yo gusenya muri wowe. Nta kintu na kimwe gishobora kugera ku muntu atagizemo uruhare rukomeye cyane. Satani kugira ngo agukoreshe ubigiramo uruhare rukomeye cyane kurusha uko Satani arufite. Ndetse n'Imana kugira ngo igukoreshe ubigiramo uruhare rukomeye cyane kurusha uko Imana yabikora. Kubera ko umuntu afite ubudahangarwa ku mubiri we, afite kwemera cyangwa guhakana, kandi icyo umuntu yemeye aba acyemeye, n'icyahakanye aba agihakanye. Kuki Satani yakoresheje inzoka? Nuko no ku busanzwe yagiraga uburyarya. Kubera iki Yuda yagurishije Yesu? Nuko no ku busanzwe Bibiliya ivuga ngo no ku busanzwe yari umujura, no ku busanzwe yaribaga, no ku busanzwe ntabwo yari umuntu mwiza, yari igisambo. Kuki Satani atakoresheje Petero cyangwa akoresheje Yohana n'abandi? Yakoresheje Yuda uko yari asanzwe ari igisambo. Kugurisha Yesu byari ibintu bimworoheye.
ushobora kwiga usengera umugabo wawe ngo yaragukubise yarakuzengeje wirukana abadayimoni utokije satani ngo ndakubise ndamenagura no uri muri kwanyagurira ubusa. Egera umugabo wawe umwerera imbuto umuhindure kuko no kubusanzwe kurwana bimubamo wibeshyera satani. Satani niwe wazanye ikibi mu isi, ariko kugira ngo satani agukoreshe no kubusanzwe nawe ubusanzwe ufite icyo kintu muri wowe. None se ko wasengeye umugabo ngahinduka akaba adahinduka nuko Imana idashoboye? Ko wirukanya abadayimoni bari mu bana bawe batuma barwana, batuma batakumvira bakaba batagenda, no kubusanzwe bafite iyo karande muri bo ituma batumvira. Shaka uburyo wabahindura, nunabasengera ariko usenge nawe ubwawe washyize hakawe. Imana izaguha akazi ariko wabigizemo uruhare, bizanga bikunda igihe ukiyumvamo ko ufite ubunebwe bwo kwirirwa wicaye mu rugo, bwo kwiyirirwa kuri televiziyo, bwo kwirirwa kuri mashini yawe mu rugo, bwo kwirirwa wiryamiye. Ntabwo bishoboka ko Imana izakuzanira akazi. Haguruka ugende ujye gushaka akazi, udepoze, ukore igishoboka cyose. Ibyo bintu bikuwemo bizatuma Imana iziguha akazi. Niba ushaka gukorera Imana, haguruka usenge. Gusenga bikuwemo, kubwiriza bikuwemo, guhanura bikuwemo, bibe nk'ibintu biba mu mutima wawe, bizatuma Imana izigukoreshe. Inzoka yarushaga uburyarya izindi nyamaswa zose, nicyo cyatumye satani aza gukoresha inzoka, kubera yuko no kubusanzwe yagiraga uburyarya. Ikintu cyose kizaba ku muntu, kizagera ku muntu, azaba yagizemo uruhare. Nari nkuzana ijambo rivuga ngo kwihangana bitera kunesha, ibitugerageza uko kunesha kukaza n'ibyiringiro. Bene izo byiringiro ntabwo bikoze isoni, ariko buri kintu cyose niwo uzakigiramo uruhare. Kugira ngo satani agukoreshe uzabigiramo uruhare, no kugira ngo Imana igukoreshe uzabigiramo uruhare. Ariko inama nakugira, we kuba ku ruhande rwa satani, we ku ruhande rw'Imana. Wegera Imana, uhunga ibibi, ukure ikibi muri wowe, wanga umwanzi, ukunda Imana Data n'Umwami Yesu Kristo. Kuki wakwemera ko satani agukoresha? Itandukanye n'iyo kamere uhuriraho na satani. Niba uzi ko uri umubeshi, byanga bikunda kubesha ntabwo bikora ari uko satani yaje gusa, ahubwo kubusanzwe nawe ufitemo iyo kamere yo kubesha iri muri wowe. Kuki utabanza ngo wikuremo iyo kamere? Reka mubwire, ngugire inama. Iyo wamaze kwikuramo iyo kamere yo kubesha, niyo satani aje kugira ngo agushuke ubeshe, birakorohera kumurwanya, kubera yuko ntaba afite connection muri wowe. Ariko iyo ufite kubesha muri bisanzwe baburi wowe, na satani gutegeka kubesha biramworohera, kuko aba connectana na ya kamere iri muri wowe, bikabasha kumworohera kugushuka. No kuvuga iyi nzoka, kubera ko yari isanzwe igira uburyarya, byoroheye uriya marayika kuyikoriramo, kuyituma gushuka umuntu, kubera ko yari isanzwe igira uburyarya muri yo, yari isanzwe izi kubesha, yari isanzwe igira uburiganya. Nawe rero niba usanzwe ugira amagambo menshi, utuntu twinshi, bizorohera satani kugira ngo aza guteze kuvuga abantu, kuvuga abakozi b'Imana, kuvuga bene so, bega kugira amagambo menshi. Bizorohera satani kubigukoresha, kuko no kubusanzwe ugira amagambo, ugira utuntu twinshi cyane muri wowe. Ese ntawe wakwitandukanya n'icyo kibi, Imana ikakugirira neza? Soje vuga ngo Imana ikumera umugisha. Warungurikiye kuri Irembo Rwera TV, wari kumwe navuga Imana muyize. Iri jambo riguhindure kandi kugira umuntu musha. Imana ikumera umugisha. Ariko Grace Ntambara tubwira ngo Yesu arabishoboye, mwemerere. Imana ikumera umugisha. Ushobora no kunkurikira kuri kungira kuri Irembo TV, hanyuma no kuri Irembo TV, hose uzasangaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Hanyuma twari turi kumwe muri aka kanya musitozo Irembo Rwera. Ndagushimiye. Imana ikumera umugisha. Amahoro y'Imana abane nawe. Grace Ntambara kubwira ngo Yesu arabishoboye, mwemerere. Shalom.
Grace Ntambara rero akubwira ngo Yesu arabishoboye, mwemerere. Grace Ntambara akubwira ngo Yesu arabishoboye, mwemerere. Uri kumwe na Havugimana Moise mu Rurembo Rwera studio, mu studio z'Ururembo Rwera TV7, dushima Imana kuko